Muraho turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, abadukurikiye bose, inshuti n'abavandimwe bwoko bwacu, turabashuhuje, tubahaye pole ku bibazo turimo turahura nabyo, ibibazo by'imfu za hato na hato, kuko hari ikintu kidasanzwe mu by'ukuri kijanye no kubura abantu. Rero ababyeyi bacu, bakuru bacu, ba muyomba, ba sogokuru, abishwa bacu, mwebwe mwese ubwoko bwacu, kuko ndabikora mu buryo muri rusange, ndabona ibibazo byakomeje kwiyongera bijanye no kubura abantu. Mu by'ukuri simvuga ngo umuryango runaka, kuko ni imiryango myinshi itandukanye yahuye n'ibibazo. Rero turabaha pole, turabihanganisha, turavuze ngo mukomere kandi mwihangane, barimo kudusiga tuzabasanga. Ikindi kandi nk'uko umwanditsi yavuze ngo ntitubabare nk'abadafite ibyiringiro. Reka tugire ibyiringiro kuko tuzabasanga. Hanyuma mbifurije gukomera, Imana ibahe ihumure no gukomera. Gusa dukomere kandi dusenge, kuko Bibiliya avuga ngo ubabaye nasenge. Nibyo bishobora kuduha inkomezi no guhumurika. Murakoze, mugire amahoro y'Imana kandi mwihangane. Iyi ni MMTV and Radio, ibifurije gukomera n'ihumure. MMTV, Murenge Masisi TV and Radio. Murakoze, mugire amahoro kandi mukomeze mugire Imana. Usifiche vyote